ati ntugire isoni, ntugire isoni, ntugire isoni, wigira isoni. Isabukuru nziza ku mwamikazi ubyina buri kanya yiberaho nko kuri televiziyo. Nkunda ukuntu uba ufite amasuku, ubwiza ni ikipe ufana. Business zawe ndazitaho kubera kuri imbaraga zanjye nkeya. Mbwira, hari umutangabuhamya ukeneye? Banshimira Imana, numva nayibwira ibintu byose biri mu mutima wanjye. Numva nasaba Imana akurinde ibintu bibi. Yo, numva nabwira Imana ibintu byose biri mu mutima wanjye nkwifuzaho, hanyuma nkayisenga, nkayisaba ko yakurinda ibintu bibi. Igihe usetse mpita numva imbaraga hafi yawe. Iyo wizunguje isi yose irahindukira. Ntugire isoni, urabizi impamvu nkwemera. Ntugire isoni, ntugire isoni, urabizi impamvu nkwemera. Indirimbo ni ya Yemi Alade ari kumwe na Bien, njyane twa Kai Proctor. Ati yewe birandenga bikanyobera. Zunguruka, zunguza, ntuhagarare, uzamuke hejuru hejuru hejuru. Iyo mbyutse mu gitondo manga utekereza, uri ibyifuzo bintwika mu mutima. Nubwo isi yaba iri kurangira, nzanaza nguhitemo, ntabwo njya nkurambirwa. Ibintu byose nzasaba Imana nzayibwira ibiri mu mutima wanjye. Uri gucanira umuriro, uraza kuntwika. Imana ndazayibwira ibintu byose biri mu mutima wanjye, kandi nzayisenga akurinde ibintu bibi. Iyo usetse noneho mpita mbona imbaraga hafi yawe. Wazunguruka isi yose igahita ihindukira. Rero wigira isoni, urabizi impamvu nkwemera. Wigira isoni, njyane twa Kai Proctor. Ati ndacanganyikirwa nkumva utuntu mu bwonko, ndacanganyikirwa nkumva utuntu mu bwonko. Nizere kuri bukore subscribe, share, like na comment.